bavandimwe nitwa Imana Jean de Dieu nkaba nje ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Ubu ngubu umurimo ngiye gukora ni uwo gufata iki gitabo cyitwa Bibiliya nkakikubwira mu magambo makeya, cyose nkakikubwira mu magambo makeya. Nizeye yuko amagambo ngiye kuganira nawe azagufasha mu rugendo rwawe rwo kwiga Bibiliya no kurushaho gusobanukirwa, nk'uko ari wo mugambi w'iyicano, ko ari ukwigisha abantu Bibiliya, kubera yuko igihe namaze nyiga, igihe bagenzi banjye bamaze bayiga, twabonye ko Bibiliya ari ishobora kubera umuntu umuyobozi, ubuzima bwe bukaba buri ahantu hatekanye. Iyi Bibiliya mubona igizwe n'ibitabo 66 byo mu isezerano rya kera n'ibitabo 29 byo mu isezerano rishya. Isezerano rya kera rishobora kubaho, isezerano rishya ritariho, ariko isezerano rishya ntirishobora kubaho isezerano rya kera ritariho. Isezerano rya kera nubwo rishobora kubaho irya vuba ritariho, ariko nabwo nanone amateka avugwa na Bibiliya ntabwo yaba yuzuye. Icyakora irya kera ryagira amakuru riduha, ariko ntabwo yaba yuzuye nk'uko irishya ryaba rihari. Hari abantu rero bafata Bibiliya bakumva bikundiye isezerano rishya gusa, kubera ko rivuga inkuru ya Yesu Kristo, bakirengagiza isezerano rya kera. Kandi isezerano rya kera niryo ritugaragariza urugendo Yesu Kristo yagenze yitegura kugera hano ku isi, ngo avuke ari nk'umwana, azabambwe, adupfire, atubonere igitambo cy'iteka ryose. Reka rero dutangire twige Bibiliya duhereye aho itangirira, ku gitabo cya mbere aricyo bita igitabo cy'itangiriro. Igitabo cy'itangiriro kigaragaza intangiriro y'ibintu byose: intangiriro y'urupfu, intangiriro yo kubaho k'umuntu, intangiriro y'icyaha, intangiriro yo kugomera Imana, intangiriro yo kubaha Imana, intangiriro y'ibyaremwe byose, ni intangiriro ya buri kintu cyose. Igitabo cy'itangiriro kitugaragariza Imana umuremyi, Imana irema ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibiriho byose. Igitabo cy'itangiriro kitwereka Imana irema umuntu, imaze kurema ibyaremwe byose, imaze kubona ko ari byiza, irema umuntu ku munsi wa gatandatu, hanyuma ku munsi wa karindwi iraruhuka, iwita isabato. Igitabo cy'itangiriro kitwereka Imana ishyira umuntu mu ngobyi ya Edeni, Imana imushyiraho n'amategeko y'ukuntu agomba kuba muri iyo ngobyi, ko agomba kuyihingira, ariko Imana imuha n'irindi tegeko uyu muntu yagombaga kubaha, kandi rya tegeko ry'agaciro ryitwa kutayigomera, biciye mu kurya ku giti cyari kiri mu ngobyi kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kuki Imana yashyize mu ngobyi igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi? Kwari ukugira ngo Adamu na Eva bagaragarize Imana ko bayumvira, bayubaha, bemera kutarya kuri icyo giti. Adamu na Eva barahawe ibyo kurya byiza bikwiriye aho hantu hose, ntabwo biba bafite ikibazo cy'inzara, ntabwo biba bafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Ariko Satani wari warigometse mu bwami bwo mu ijuru, yaje gusushuka Adamu na Eva aciye mu nzoka, ashuka Eva, hanyuma Eva nawe aza gushuka umugabo we, bose baracumura. Tubona rero icyaha cyinjira mu isi, kandi nk'uko Imana yarababwiye ko icyaha kikimara kuza n'urupfu ruza rugikurikiye. Kuri uwo munsi Adamu na Eva bacumuye, n'ubundi hari ikiremwa cyapfuye. Icyakoze si Adamu na Eva bapfuye, ahubwo hapfuye umwana w'intama, uwo babishe kugira ngo babone imyambaro yo kwambara bahisha isoni z'ubwambure bwabo. Uwo munsi rero baraye babonye ingaruka z'urupfu. Mu gihe gito bagiye kubona babona ibibabi byo ku biti bitangiye guhunguka. Mu kindi gihe babona n'izindi nyamaswa zitangiye kwicana, n'ibindi bintu byose bibi, ibitovu biza ku bintu, bahita babona ko ikibi cyamaze kwinjira mu bintu byose. Adamu na Eva babyaye abana babo ba mbere, babyara Kayini, babyara na Abeli. Kuri Kayini na Abeli niho twabonye kubaha Imana kubaho no kutubaha Imana kubaho. Kuko ubundi Eva na Adamu bo bubahaga Imana gusa, nubwo na nyuma yo gucumura bagumye bo bubaha Imana, ntabwo bongeye kuyigomera. Ariko Kayini na Abeli bamaze kubwirwa ibigendanye n'ukuntu bagomba kubaho mu isi, umwe yahisemo gukomeza kubaha Imana, undi ahitamo kwigomera. Byagaragariye he? Igihe bazanaga ibitambo byabo. Umwe yazanye igitambo kiva mu maboko y'umuntu, mu byo yahinze n'ibindi byose, nyamara Imana yari yavuze ko igitambo kigomba gutambwa ari igitambo kiva amaraso. Abeli yumvira icyo Imana yamusabye, azana ituro ariko riva amaraso, azana umwana w'intama arawutamba. Kayini ntiyabikora.
imana isanga kayini kugira ngo imwereke icyo agomba gukora. Kayini yanga kumva, nuko imana ica kayini. Kayini ababaye ishyanga, ababaye intangiriro y'ishyanga rigomera imana. Abeli we yaramaze gupfa. Imana yahise ishumbusha Adamu na Eva undi mwana witwa Seti. Seti aguma mu murongo wo kubaha Imana. Muri make amadini abiri batangiye kuboneka mu isi, idini yubaha Imana n'idini igomera Imana. Kayini na Seti bakomeje kubaho, babyara abana. Abava muri umuryango wa Seti bakaba bubaha Imana, abava mu muryango wa Kayini bakaba batubaha Imana. Nyuma yaho ayo mahanga yombi yatangiye gushingirana. Abana ba Seti batangira kubona abakobwa babo kwa Kayini, babona ko ari beza, kuko abakobwa kwa Kayini kugenda kose nk'uko n'abapagane dufite muri iki gihe bitwara, ntabwo birindaga, biyambariraga uko babonye. Ibyo rero bireshya abana bo kwa Seti, bituma batangira gushingirana nabo. Hanyuma imico yabo kwa Seti itangira kwandura biturutse ku bagore barongoraga babakuye mu bapagane be babakikije. Uko kugomera Imana rero kwakumye meze kwiyongera kuba kunini kugeza ku cyo twita umwuzure, kugeza kuri Nowa. Nowa agaragara ko ari we wubaha Imana wenyine mu isi yose. Hanyuma Imana iramubwira amabanga ifite yuko igiye kurimbura isi yose, we ikamugira ubwoko bukomeye. Nowa atangira kwigisha ab'umuryango we, kubw'umugisha abo mu muryango we bose, abana be 3, ubwo n'abakazana be n'abandi bose, we n'umugore we n'abo bana bose baba abantu 8. Abari bo barukokera mu nkuge Imana yari yateguriye abashaka gukiza amagara yabo guhungiramo. Mu gihe cya Nowa abantu bakwenye Nowa bavuga ati ntabwo isi yarimbuka. Ntabwo yarimbuka gute se? Icyo gihe ntabwo imvura yari yigeze yagwa. Ikime cya mu gitondo nicyo cyakuzaga imyaka, kigatuma ubuzima bubaho, kigatuma ibintu bigenda neza. Ariko Nowa yababwira ati imvura izagwa yuzuze isi amazi, ntibabyumve, ntibabyemere. Ariko byaje kubaho. Hanyuma Nowa amaze kurokoka avuye mu nkuge, abana be 3 nabo bahabwa amahirwe yo kongera kororoka, bakwiza mu isi abana. Ariko umwe muri bo witwa Hamu ahitamo umurongo wo kutubaha Imana. Uwitwa Yafeti ndetse na Shemu bo bagumye kubaha Imana. Tubwirwa ko mu rubyaro rwa Shemu ariho havuye witwa Aburahamu. Ariko Aburahamu nawe yavutse haciye igihe kinini, amahanga n'ubundi yarongeye kwigomeka. Amahanga yarongeye kwigomeka. Tubwirwa iby'umunara w'ibaberi. Umunara w'ibaberi wubatswe bavuga bati Imana yarimbuye isi irimbuje amazi, ntabwo izongera kuturimbura, tugiye kubaka umurwa, tuzawuhungiramo maze wubaka umurwa munini. Ariko Imana irazisobanya indimi, maze amahanga abarabonetse. Abavugaga ururimi rumwe baragenda bakwirakwira mu isi hose. Aho niho amahanga atandukanye n'indimi zitandukanye zakomotse. Niyo mpamvu navuga ngo igitabo cy'itangiriro ni intangiriro y'ibintu byose. Hanyuma Aburahamu abaho, nawe avukira mu muryango w'abapagani basengaga ibigirwamana. Ariko we ngo nubwo yabisengaga akajya no kubigurisha, ngo yabwiraga abantu ngo muze mugure imana zitagira ubwenge, zitazabakiza, kuko yabonaga koko ntacyo zimaze. Yaravugaga ati imana zibajwe mu biti, ibiti bitwikwa n'umuriro. Ari ibyo aho kugira ngo usenge igiti wasenga umuriro, kuko umuriro ubasha gutwika igiti. Ati kandi aho kugira ngo usenge umuriro wasenga amazi, kuko amazi azimya umuriro. Urumva muri make yibazaga imana iyo ari akayiyoberwa. Nuko imana yo mu ijuru iramwiyereka, imuha no kuva mu gihugu cy'iwabo cya Uriya b'Abakaludaya akajya mu gihugu Imana agomba kumwereka aricyo gihugu cy'i Kanani. Yumvira itegeko ry'Imana, aragenda ajya mu gihugu atazi, ariko yemera kuyoboka icyo Imana imutegetse. Agezeyo Imana imuha isezerano ko azabyara urubyaro rwe ruzaruta amahanga, ruzaba amahanga menshi cyane, ngo ruzaruta umusenyi wo ku nyanja. Ndetse iramubwira ngo rarama urebe inyenyeri zo mu ijuru, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nyamara umugore we ntiyabyaraga. Imana yashaka kugira ngo yigishe Aburahamu ikintu bita kwizera, bitewe nuko kubana n'Imana icyo bisaba ni ukwizera, kuko ibyayo birenze ubwenge bwacu n'ubushobozi bwacu. Imana ibishaka ko tuyizera. Aburahamu kwizera byabanje kumugora. Kwizera ko umugore azabyara yararenze ageze muri menopause. Yewe na menopause yarayirenze ageze mu myaka 90, yumvaga bidashoboka. Ni gute umukecuru yabyara? Ibyo bintu ntiyari yakabibonyeho. Imana imuhatira kwemera kwizera. Ndetse Aburahamu ashidikanyije, Imana imubwira ko urwo rubyaro izarumuha, ndetse ko urwo rubyaro ruzaba abacakara mu gihugu cy'amahanga. Hanyuma Aburahamu yaje kwizera Imana, ndetse birandikwa ngo Aburahamu Imana ibimuhwaniriza no gukiranuka.
hanyuma wa mwana yaje kuvuka, havuka umwana bita Isaka. Isaka nawe yaje kubyara Yakobo na Esawu. Esawu ajya mu murongo wo kutubaha Imana, ariko Yakobo we ayoboka Imana. Yakobo agarutse avuye mu gihugu yari yarahungiyemo kwa nyirarume, kubwo kunyaga umugisha mukuru we cyangwa se gakuru, kuko baravutse ari impanga, akashaka umugisha w'Imana awibye, Imana ikamuhanira kujya guhungira mu gihugu cy'abanyamahanga cyangwa se mu gihugu cya kure. Agarutse asabye Imana imbabazi, ubwo yabakiranaga na marayika, Imana imuhindura izina imwita Isirayeli. Yakobo rero ari we Isirayeli, yabyaye abana 12, ariyo miryango 12 ya Isirayeli twumva. Byaje kuba ngombwa ko iyi miryango ndetse na Yakobo ubwe bahungira mu gihugu cya Egiputa kubera inzara yari yarateye mu gihugu cy'iwabo cy'i Kanani. Bagezeyo basanga Yozefu umuhungu we nanone warajyanwe nk'umucakara, agurishijwe na bakuru be. Ariko Imana yari yabiteguriye kugira ngo izabibaheremo umugisha, babone ibyo kurya mu gihugu cya Egiputa, kuko nicyo cyari gifite ibyo kurya. Ariko nanone hasohora bwa buhanuzi, ya magambo Imana yari yabwiye Aburahamu ko ubwoko buzakumukomokaho buzakora ubucakara mu gihugu cy'abanyamahanga. Hanyuma tubona ubu bwoko bugeze aho buza gukoreshwa ubucakara, kuko bujyayo bwafashwe neza, kuko Farawo yariyo, kandi Farawo yakorerwaga na Yozefu. Yozefu yari umutware wubashwe, ntabwo bagomba gukoreshwa ubucakara. Ariko haciye igihe kinini biyibagiza ibyiza Yozefu yabakoreye, maze bakoresha ubwoko bwa Isirayeli ubucakara. Ubwoko bwa Isirayeli buraniha, busaba ko bwabohorwa. Ubwo muri icyo gihe Imana yari amaze gutegura uzaburokora, ari we Mose, wavutse mu gihe kigoranye, ariko akaza no guhungishirizwa mu gihugu cy'Abamidiyani, kubera ko yari yishe Umunyegiputa, hanyuma amenye ko ntashobora kwicwa, ahungishirizwayo. Kandi mwibuke ko Mose yari yaratorejwe ibwami kuba umunyembaraga, kurwana no kwitegura kuyobora. Nyamara ahitamo kwanga icyubahiro cyo mu isi cya Egiputa. Egiputa yari imeze nka Amerika y'iki gihe. Ahitamo kujya kubabarana n'ubwoko bw'Isirayeli, ari nako kwemera kuzabucungura. Imana ihamagara Mose akiri mu gihugu cy'Abamidiyani, iramwiyereka, imubwira ko igiye kumukoresha umurimo wo kujya gucungura ubwoko bwa Isirayeli. Hanyuma yaramuzanye, imugeza mu gihugu cya Egiputa, akora ibimenyetso n'ibitangaza, kugeza ubwo Imana yishe abana b'imfura b'Abanyegiputa, bituma Farawo wariho yemera kurekura ubwo bwoko. Ibi ni amateka, ndetse n'amateka y'Abanyegiputa y'uyu munsi arabihamya. Ubu bwoko bwararekuwe, ariko Imana kuko ariyo y'umuyobozi, bwagombaga guca ku nyanja itukura, bugakomeza inzira y'ubutayu, bukagera mu gihugu cy'i Kanani. Uru rugendo bwahagenze ubwoko bwa Isirayeli, ubwo ni abana ba Yakobo, bahagenze imyaka 40. Yari imyaka irangwamo kwigomeka ku Mana, irangwamo kutamenya Imana bakorera iyo ariyo. Ubwo aho ngaha tugeze mu gitabo cyo Kuva, igitabo cyo Kubara, igitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri, yemwe n'igitabo cya Yosuwa. Kuko igitabo cya Yosuwa kivuga uwasimbuye Mose ubwo Mose yari amaze gupfa. Mose byaje kugera aho arapfa, yapfuye kubera yuko nawe hari aho yakoze amakosa nk'umuntu, yishyiraho icyubahiro kigenewe Imana cyonyine, ubwo yabwiraga Abisirayeli agiye kubakurira amazi mu rutare, kandi ari Imana iri buze kubikora. Hanyuma Imana ibonye ko Abisirayeli bazagera ubwo basenga Mose nk'Imana yabo, kandi atari yo Mana yabo, Imana ihitamo ko Mose apfa. Kandi tubona muri Bibiliya nanone ko Mose burya atapfuye ngo ahere mu gituro, ahubwo Imana yamuzuye ikamujyana mu ijuru, kuko Mose yaje kugaragara hanyuma Yesu ari mu isi. Nyuma y'imyaka myinshi Mose abayeho, Mose ari kumwe na Eliya yabonekeye Yesu ku musozi, aho Yesu yari ari gusengera. Hanyuma rero Yosuwa aratoranwa, ariko Mose, nkiri kuri Mose, niwe wahaye ubwoko bwa Isirayeli amategeko y'Imana 10 ku musozi Sinayi. Mose niwe yoboye ubwoko bwa Isirayeli. Mose yakoze ibitangaza byinshi nk'uko tubibona muri biriya bitabo. Kandi Mose ni nawe wanditse igitabo cya Yobu, ko turi kwiga Bibiliya yose. Hanyuma Yosuwa afata ubwoko bw'Imana, arabuyobora, abugeza mu gihugu cy'i Kanani. Bugeze mu gihugu cy'i Kanani, Yosuwa amaze gupfa, ubwoko bwa Isirayeli bwibagirwa imirimo Imana yakoze. Hanyuma butangira kugomera Imana. Imana itangira itoranya abacamanza muri bwo. Ubwo tugeze ku gitabo cy'abacamanza, kirimo abacamanza barimo Gidiyoni, barimo Samusoni, barimo Debora. Aba ni abacamanza bazaga bagafasha ubwoko bwa Isirayeli gusubira kuramya Imana by'ukuri, kandi aba bacamanza bagahabwa n'imbaraga zivuye mu ijuru zo gutabara ubwoko bw'Imana. Kandi muri iki gihe mbabwire ko ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwayoborwaga n'Imana, nta mwami bwagiraga. Ubwoko bwa Isirayeli bwagize uruhu bwisabira umwami.
hanyuma bwamusabye umwami mu gihe hariho umutambyi witwa samweli. Samweli yumvana igikuba cyacitse kubona ubwoko bw'imana bwisabira umwami w'umuntu kandi bwari buyobowe n'imana. Hanyuma imana ibwira samweli iti batoranyiriza umwami kuko niwe bashaka, njye ntibanshaka. Batoranya umwami wa mbere ari we bita Sawuli. Sawuli ngo yari afite igihagararo cyiza, byagaragaraga ko azaba umwami mwiza, ariko agezeho nk'uko ibyo mu isi byose bimera, arigomeka, ntiyayoboka imana, ntiyayikunda, ntiyayishaka kuyikorera pe. Imana iramureka, niko gutoranya uwo bita Dawidi. Dawidi we ayoboka imana. Dawidi imana yari imukuye mu bushumba, yaragiraga intama za se Yesayi, imana imugira umwami. Dawidi ayoboka imana, arayikorera, ariko kuko nawe yari umuntu ntiyabuze gukora amakosa. Yaryamanye n'umugore w'abandi ndetse yica n'umugabo we. Ibyo byaha arabihanirwa, ariko imana igihe yendaga kubihanirwa asaba imana imbabazi, yicishije bugufi, afite umutima umenetse. Ibyo tubibona muri Zaburi, kuko Zaburi irimo n'indirimbo Abisirayeli baririmbaga kandi nyinshi zahimbwe na Dawidi. Dawidi rero tubona isengesho rye ryo kwihana muri Zaburi ya 51. Dawidi yaje kubyara umwana kuri wa mugore wa Mukawuriya, abyara umwana wita Salomo, ari nawe mwana warazwe ubwami ubwo se yamaraga gupfa. Uyu mwana yitegereje ukuntu ubwami ari bunini kandi ari ubwami bw'Imana, yumva yifuje kuyoborwa n'Imana. Atamba ibitambo 1000 kugeza ubwo Imana yamubwiye iti nabishimye rwose, nsaba icyo ushaka. Salomo asaba ubwenge, maze Imana yamubwira iti rwose ubwenge ndabuguhaye. Salomo aragenda ayoborana ubwenge, agira ubwenge bwinshi, ariko nawe kuko yari umuntu aragoma. Abagore benshi baramugusha, nuko agushwa n'abagore, ayoboka ibigirwamana. Ariko mu iherezo rye Salomo yicuza ibyaha bye, abisabira imbabazi. Kandi kwihana kwa Salomo tukubona mu gitabo cy'umubwiriza. Ku gitabo cy'umubwiriza cyanditswe na Salomo, avuga experience y'ubuzima nk'uko yayibonye, agaragaza uburyo ki ibintu by'isi ari ubusa, ubutunzi bwo mu isi ari ubusa, kwinezeza ari ubusa, gutunga byinshi ari ubusa, kwigifite agaciro ari ukubana n'Imana amahoro, no kuyubaha, no kuyumvira, no kuyiyoboka. Kandi akatubwira ko umurimo wose n'ibyo dukora byose bizaza mu rubanza. Hanyuma Salomo ubwami bwe bwaje gutwarwa n'abantu babiri. Ubwo ni bwa bwami bwa Isirayeli. Abana be babiri banze kumvikana kuwayobora, bagabana ubwami, uwitwa Yerobowamu na Rehobowamu. Bamwe bajya mu gice cy'amajyaruguru aho bitaga i Samariya, bakomana izina ry'Abisirayeli. Abandi baguma mu majyepfo aho bitaga i Buyuda, bafata kapitali cyangwa se umurwa mukuru witwa Yerusalemu, ari nayo yari yarahoze ari umurwa mukuru w'ubwami bwa Isirayeli bwose. Ubwo tuba tubanye ubwami bw'Abayuda. Niwumva rero bavuga ubwami bw'Abayuda, ni ubwami bwa Isirayeli ahubwo bwigabanyije iki gihe. Hanyuma ubwo ubwami bw'amajyaruguru bubaho, ariko ubwami bw'amajyaruguru bw'Abasamariya ntabwo ari Abasamariya, ahubwo bari bafite umurwa mukuru witwa Samariya, bari Abisirayeli. Bakomeza kugomera Imana, bagomera Imana, batambira ibigirwamana n'ibindi byose. Imana ibatumaho abahanuzi, ibatumaho abahanuzi Eliya, Elisa n'abandi bahanuzi bagiye batandukanye, ariko bakomeza kugomera Imana. Tubone umwami witwa Ahabu. Ubwo tugeze ubwo hano turi gusesengura igitabo cya Samweli, igitabo cy'ibyo ku ngoma, igitabo cy'abami n'abahanuzi n'ibitabo by'abahanuzi. Hanyuma baza kugomera Imana. Tuzi umwami witwa Ahabu wagomeye Imana na Yezebeli, kugeza n'ubwo Eliya yica abahanuzi ba Bali 700 bakoreraga Bali mu gihugu cya Isirayeli, mu gihugu cy'Imana. Ubyumve gutyo. Ubwo ubundi bwami mu majyepfo, ubwami bw'Ubuyuda. Ubwami bw'Ubuyuda nabwo bukomeza gukukuza. Ubwami bw'Ubuyuda bwari bufite abami barimo ba Yehoshafati, ba Asa. Abami benshi b'Ubuyuda bageragezaga kubaha Imana, ariko harimo n'abagomeraga Imana. Hanyuma ubwami bw'Ubuyuda nabwo bwakomeje kubaho, ariko bugezeho buragoma. Imana ibuhanisha kujyanwa ari abanyagano, bajya mu gihugu cya Babuloni. Icyo gihe tubona umuhanuzi Ezekiyeli ndetse na Yeremiya. Burya nusoma igitabo cya Yeremiya na Ezekiyeli, iyo nkuru niyo uzaba ugiye kwiga. Uzaba ugiye kwiga igihe abahanuzi bahanuye mu gihe ubwoko bw'Abayuda bwajyanwaga mu gihugu cy'abapagani, igihugu cya Babuloni. Ariko Yeremiya yabwiwe yuko Abayuda bazamara mu gihugu cya Babuloni imyaka 70. Imyaka 70 yarangira bakagaruka mu gihugu cyabo cy'Ubuyuda. Nebukadinezari rero yaraje atera igihugu cy'Ubuyuda. Imana irabimwemerera, arimbura
amami arimbura ibyari bihari byose, asenya n'urusengero rwari ruhari rukomeye. Salomo yari yarubakiye Imana, hanyuma atwara abayuda bajyana nk'abanyagano cyangwa se nk'inkoreragahato, abajyana mu gihugu cy'i Babuloni. Ubwo ngarutse inyuma gato, ubundi igihe ubwami bwa Isirayeli bwabaga bwubaha Imana, Imana yabaga imeze nk'iri hagati muri bwo, yabaga iri hagati muri bwo. Iyo bubahaga Imana bakayisenga, niyo baterwaga n'amahanga baratsindaga, intambara barazitsindaga, nta kintu cyabateraga ubwoba, ahubwo amahanga yarabarebaga akabatinya. Ariko igihe bagomeraga Imana, Imana yarabarekaga amahanga akabakubita, kugeza hari n'igihe n'isanduku y'isezerano yatwawe ijyanwa mu gihugu cy'abapagani, ijyanwa n'abafilisitiya. Ariko igihe babaga bubaha Imana, Imana yarabarwaniraga intambara, ndetse Abisirayeli bajyaga kurwana bose bakagaruka arabanesha. Hanyuma Abisirayeli, ubwo nkagaruka ku Bayuda, bajyanwa ari abacakara mu gihugu cy'i Babuloni. Muri bo hagiwe na Daniyeli. Daniyeli agenda akiri umusore, muzi Daniyeli yanga gusangira n'umwami ibyo kurya, harimo n'inyama zaterekeshejwe ibigirwamana. Ariko Imana ibarwanaho, kubera ko bari bake bubaha Imana, Imana ibarwanaho. Tubona na bagenzi ba Daniyeli bajugunywa mu itanura ry'umuriro kubwo kwanga kuremya igishushanyo Nebukadinezari yari yaremye. Aba bana bubahaga Imana bari Abayuda by'ukuri. Hanyuma Daniyeli yaje guhererwa iyerekwa mu gihugu cy'i Babuloni ry'uburyo Abayuda nanone bagiye kugaruka bagasubira mu gihugu cyabo, kuko igihe cyo gusubira iwabo cyari kigeze. Hanyuma Daniyeli afata umwanya asaba imbabazi, azisaba mu izina ry'ubwoko bw'Abayuda bose, n'ukuntu baragomeye Imana mbere bigatuma ibajyana mu gihugu cy'abanyamahanga. Hanyuma Imana imusezerana ko Abayuda bagiye gusubira mu gihugu cyabo imyaka 70 irangiye, kandi muri iyo myaka bagategereza Mesiya Yesu Kristo, wari warasezeranywe mu gihe cya Adamu ko yagombaga kuza, igihe cyo kuza cye cyendaga kugera. Hari hasigaye imyaka igera muri 480 kugira ngo Yesu aze. Ariko Abayuda bo ubwabo, uhereye muri icyo gihe, igihe umwami yagombaga gutangira itegeko ryo gusana i Yerusalemu, ubwo iryo tegeko ryatanzwe na Aritazerusi muri 457 ryatanzwe na Aritazerusi. Itegeko ryo kujya gusana Yerusalemu ubwo ni imbere ya Kristo. Uhereye icyo gihe bagombaga kuba ari imyaka 490, akaba ariyo myaka Abayuda bahawe, bananirwa kubaha Imana, bananirwa gukora ibyo Imana isaba, ikabihorera, ubutumwa ikabujyana mu banyamahanga. Imyaka 490 rero barayihawe. Ezira, ubwo tugeze ku gitabo cya Ezira, ndetse na Nehemiya, ndetse na Hagari. Aba bo babayeho mu gihe ubwoko bw'Ubuyuda bwavaga i Babuloni busubira mu gihugu cyabo. Ezira, Nehemiya, muzi ko Ezira na Nehemiya aribo bubatse, babongeye gusana i Yerusalemu. Ibivugwa hariya rero ni ibigendanye n'Abayuda bagaruka. Hagari ahanura iby'ubwiza bw'urusengero rwa mbere n'uburyo urusengero rwa kabiri urw'Abisirayeli basanye rwagombaga kurusha ubwiza urwa mbere. Ariko ubwiza bwagomba kurusha ni ubwiza bw'uko Yesu Kristo yagombaga kuruzamo aturutse mu ijuru, akaza akaruhesha ubwiza. Ubwiza bw'urusengero rwa mbere bwari bushingiye kuko hari ubwiza bw'Imana bwahabaga bwitwaga Shekina, ariko hano ho Yesu Kristo yagombaga kuhaba ahari fizike, nibwo bwiza Hagari yavugaga. Hanyuma ibindi bitabo tubona mu isezerano rya kera birimo ibitabo by'abahanuzi bato, barimo ba Mika, barimo ba Zekariya, Zefaniya, Yona n'abandi bose. Bari bose bahanuraga ubwoko bwa Isirayeli n'ubwoko bw'Abayuda. Umuhanuzi wa nyuma wabayeho n'uwita Maraki. Mu nyuma ya Maraki habayeho igihe kinini ubwoko bwa Isirayeli buri Buyuda, ubwoko bw'Abayuda bari Buyuda, baramaze kuva i Babuloni, bari Buyuda, bamaze igihe kinini n'amahanuzi bafite. Hanyuma Maraki yaje gukurikirwa no kuza kwa Yesu Kristo kwa mbere, akavuka abyawe n'umugore bita Mariya. Muri Mateyo igice cya mbere tuhabona igice gihuza isezerano rya kera n'irishya. Igice kigaragaza uburyo Yesu yari yarateguriwe kuzaza hano mu isi uhereye kera kose. Yesu mwene Aburahamu, Yesu mwene Yuda, Yesu mwene Dawidi. Agakomeza iyo genealogy, cyo tete genealogy ya Yesu, cyase igisekuru cya Yesu kiravugwa, gihuza isezerano rishya n'isezerano rya kera. Bigaragaza aho Yesu yaturutse, kuri barahabu b'abasambanyi. Niyo mpamvu Yesu ari umwami w'amahanga yose. Ariko nubwo bari abasambanyi, baje kwihana ibyaha byabo, ba Peresi, ba Yuda, bari abanyabyaha, ariko Yesu abavukiramo, abari bakomokaho bamaze kwihana ibyaha byabo. Hanyuma Yesu aravuka,
atangira umurimo we hano mu isi. Imyaka 27 irangiye arabatizwa. Amaze kubatizwa nibwo yatangiye umurimo we wo kubwiriza amahanga yose no gukora umurimo wari wamuzanye. Yawukoze imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice irangiye arabambwa ku musaraba, nk'uko Daniyeli yabyeretse ko mu buhanuzi imyaka 3 n'igice nirangira amaze kubatizwa azabambwa, azakurwaho, agahagarika ibitambo n'amaturo. Urupfu rwa Yesu Kristo rwahagaritse ibitambo n'amaturo. Ari nayo mpamvu ubwo Yesu yabambwaga, igihe umutambyi yari agiye gutamba intama, intama yaramucitse iragenda, kubera yuko izo ntama zatambwaga n'amaturo y'ifu n'amaturo y'uko bari amahoro. Biriya bitambo byose byatambwaga saa 9 z'amanywa, byose byashushanyaga Yesu Kristo. Yaraje kubihagarika. Ni narwo rwandiko rw'imihango rwari rukuweho, imihango yo gutamba ibitambo, nk'uko tubibona n'intumwa za Yesu, ndetse nazo zigenda zibigarukaho. Hanyuma hari hasigaye imyaka 3 n'igice kuri cya gihe abayuda bahawe. 3 n'igice rero yarangiye ryari? Yarangiye mu 34 ubwo abayuda bicaga Stefano. Abayuda bishe Stefano, ariko mu bisome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 n'icya 7, murabona ko Stefano mbere yuko yicwa yari umudiyakoni wa mbere wuzuye Mwuka Wera. Yabanje kubanyuriramo amateka y'icyo bari cyo. Abanyuriramo amateka ahereye kuri Aburahamu, arakomeza kuri Isaka, araza kuri Yakobo, akomeza ukuntu ubwoko bwa Isirayeli bwagumye bugomera Imana, Imana ikabwihanganira, ikabubabarira, ikabutanga mu maboko y'abanyamahanga, ikabugarura n'ibindi byose. Nawe arangije abusaba kwihana, asaba abayuda kwihana bakakira Mesiya, nubwo bamaze igihe gito bamwishe. Ariko icyo bakoze ngo bavuniye ibiti mu matwi, barangije Stefano nawe baramwica. Baba bashize iherezo ku myaka yabo 490 barahawe. Hanyuma ubutumwa bita gukwira mu banyamahanga. Abanyamahanga nabo bajyanirwa ubutumwa. Imana ireka kubara ubwoko bwa Isirayeli n'abayuda nk'ubwoko budasanzwe buzasohoza misiyo yabuhaye, ahubwo ubutumwa bugera no mu banyamahanga. Umunsi Stefano yapfuye, n'uwo munsi Pawulo akiri Sawuli yatangiye kurenganya ababwirizaga ubutumwa bwa Yesu. Igitangaje, nyuma gato uwo Sawuli ariwe Pawulo nawe yaje guhura na Yesu. Yesu aramwiyereka, maze imbaraga yakoreshaga renganya zihinduka imbaraga zo gukiza amahanga yose. Pawulo abwiriza ubutumwa mu banyamahanga, abujyana muri Efeso, abujyana mu Baroma, abujyana mu mahanga menshi atandukanye, n'izindi ntumwa za Yesu zari kumwe nawe zibujyana hirya no hino. Ahantu hose ubutumwa burakwirakwira, bugera mu Buhinde, bugera muri Afurika. Tubona inkone y'umunya Ethiopia ihura na Filipo agisobanura ubutumwa, ayibatiza. Ibyo byose ubutumwa buragenda bukwirakwira hirya no hino ku isi. Natwe butugeraho abanyafurika, wiciye mu Burayi, buraza rwose butugeraho. Niko ubutumwa bwatugezeho. Hanyuma ubwo aho ngaho turi kuvuga ibitabo by'isezerano rishya, urumva ndi kuvuga inzandiko Pawulo yagendaga yandika zikwirakwiza muri ya matorero bagendaga bahanga, Petero nuko n'abandi bose. Ariko uko babwirizaga ubutumwa ni nako bicwaga, bakorerwa akarengane. N'abayuda akarengane bakagakorerwa, n'abaroma batashakaga ko ubwami bwa Yesu Kristo bwamamara ku isi ngo busimbure ubwami bwabo bwa gipagani. Tubona Nero, umwami mubi wa Roma, wishe nabi ubwoko bw'Imana. Ariko nyuma yaho ako karengane kaje guhagarara mu mwaka wa 313 ku mwami Constantine ahagarika akarengane, ahubwo none itorero rihabwa isumbwe. Tubona kuvuka ku itorero Gatolika rivukiye mu bwami bwa Roma, tubona itorero Gatolika rigomera Imana. Ubwo ayo ni amateka ndi kunyuramo. Ubwami Gatolika bwanga kuyoboka Imana rwose, abapapa barikuza bishyira mu mwanya w'Imana, bakora ibi na biriya, kugeza ubwo Imana itoranyeje abaprotestanti baravuka. Abaprotestanti nabo bicwa n'itorero Gatolika. Hanyuma abaprotestanti Imana irabahungisha bajyana muri Amerika. Muri Amerika niho abaprotestanti bakomereje kugeza na n'ubu. Reka ngaruke inyuma gato, ngaruke ku gitabo cya Daniyeli igice cya 2. Harimo umwami Nebukadinezari arota inzozi. Nebukadinezari yarose inzozi, arota igishushanyo kinini cyari kigizwe n'ibice by'amabuye y'agaciro atanganya ubushobozi, atanganya agaciro. Hanyuma ibi ngibi Daniyeli yaje gusobanurirwa ko ari ubwami buzaba ku isi uhereye ku bwami bwa Babuloni bwari icyo gihe kurinda kugeza Yesu agarutse. Ubwami bwa Babuloni bwabayeho bukurikirwa n'ubwami bwa Medina na Peresi, ubwami bwa Medina na Peresi bukurikirwa n'ubwami bw'Abagiriki, ubwami bw'Abagiriki bukurikirwa n'ubwami bwa Roma. Ari nabwo ubwami Yesu yavutse buriho.
ubwami bwa Roma bwaragiye bugera mu kinyejana cya gatanu, bwigabanyamo amami 10 yo mu Burayi. Kandi ayo mami 10 amajije kwigabanya, haje kuboneka n'undi mwami ukomeye mu Burayi witwa ubwami bw'ubupapa, asimbura amami 3 mu bwami bwa Roma bwari buhari icyo gihe. Hanyuma Daniyeli ntabwo yasoreje aho ngaho. Daniyeli yaje kubona izindi nzozi. Abona inzozi ziza zije gusobanura neza ibyo yari yabonye bwa mbere, ibyo umwami Nebukadinezari yari yarose. Daniyeli yongera guhabwa ubwami bwa hano ku isi buzabaho uhereye ku bwami bwa Babuloni, abuhabwa mu buryo bw'inyamaswa. Abona inyamaswa enye zagombaga kubaho. Izo nyamaswa nazo zashushanyaga ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa Medina na Peresi, ubwami bwa Roma, ndetse mu bice byabwo bwose. Uyu munsi icyo nshaka kuvuga ndi kugira ngo twitegure kugera ku bwami bwa nyuma, ari nabwo bwami buvugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe. Kuko ubundi igitabo cy'ibyahishuwe n'igitabo cya Daniyeli ni ibitabo bibiri bifatanye. Iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 12, tubona aho Daniyeli yabwiwe ngo funga igitabo ugifatanisha ibimenyetso. Noneho twasoma mu gitabo cy'ibyahishuwe tukabona ngo hari igitabo kiri gukurwaho ibimenyetso. Icyo gitabo nta kindi, ni igitabo cya Daniyeli. Intumwa Yohana yari hawe amahirwe yo kwagura igitabo cya Daniyeli kugira ngo cyumvikane, kuko umwami Daniyeli we yari yabwiwe ko ibiri kirimo ari iby'iminsi y'imperuka. None ku bw'iminsi y'imperuka yari igiye kugera, cyagombaga gusobanuka, ari namo mu cyitwa ibyahishuwe, byarahishuwe nyine. Intumwa Yohana, kuko ariyo ntumwa yapfuye nyuma y'izindi zose, yagombaga guhabwa amahirwe yo gusobanura neza igitabo cya Daniyeli, kugira ngo twebwe turiho mu minsi y'imperuka turusheho gusobanukirwa igitabo cya Daniyeli, kuko cyari cyanditsemo ibintu bigendanye n'iminsi y'imperuka. Igitabo cy'ibyahishuwe rero nta kindi kivuga ibigendanye n'iminsi y'imperuka. Kivuga ukuntu uhereye Yesu yari ari hano ku isi, itorero ry'ibibazo ryagiye rigira, n'ukuntu rizasoza urugamba ari rineshe. Igitabo cy'ibyahishuwe nicyo kitubwira amadini azaba ariho mu minsi y'imperuka ubwo Yesu Kristo azabaje. Kandi igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira ko ubwo Yesu azabaje hazaba hari amadini 2 ku isi gusa. Nubwo uyu munsi mubona dufite amadini menshi, ariko burya Imana ibona amadini yose yo mu isi nk'amadini 2 gusa. Hari idini yubaha Imana n'idini y'abagomera Imana. Nk'uko naho twatangiriye twagiye tubona idini yubaha Imana n'amahanga akikije iyo dini y'abapagani. Hanyuma igitabo cy'ibyahishuwe rero kitubwira muri detaye ibyo. Ibi nzabigarukaho kuri yica no kukwica ishinzwe kwigisha Bibiliya, nta kindi. Nzabigarukaho mby'imbikaho rwose cyane. Hanyuma igitabo cy'ibyahishuwe kinasoza kitwereka ubwami bwa Kristo bwimikwa hano ku isi. Ibi byatangiriye ku gitabo cya Daniyeli, kuko igitabo cya Daniyeli kitwereka cya gishushanyo Nebukadinezari yabonye, ngo yagiye abona ibuye rimanutse ritarekuwe n'intoki z'umuntu, kiza kikubita ku birenge bya cya gishushanyo cya kibumbano, kiramenagurika. Ryabuye ngo rirakura riba umusozi munini, ryuzura isi, rihinduka ubwami bukomeye. Ubwo ni ubwami bwa Yesu Kristo buzimikwa hanyuma. Igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira ubwo bwami bwimikwa hamaje kurimbuka ubwami bwa hano ku isi, kuko bwigometse ntibwemere kuyoboka Imana. Ubwami bwa hano ku isi buzajya kurimbuka bimeze gute? Buzajya kurimbuka buyobowe n'itorero rigereranwa n'umugore w'umumaraya. Itorero rizaba riyoboye ku isi, ryemfluence amahanga yose, ryemfluence abategetsi bo mu isi, ribategeka icyo bagomba gukora, kandi nta kindi kizaba ari ukugomera Imana. Kandi iryo torero nk'uko tuzabona ryamaje guhangwa, n'uyu munsi ririho, kandi iryo torero niryo ritegekwa n'umuyobozi witwa Antikristo. Iryo torero rero bizarangira ritegeka amahanga yose, kandi n'uyu munsi iryo torero numara kurimenya uzasanga ko ritegeka amahanga yose. Ariko rizakomeza ryikuza kugeza ubwo rizongera rigakora n'akarengane, rigatera akarengane ku bantu bubaha Imana, bubaha amategeko y'Imana, bakagira no guhamya kwa Yesu. Ibyo nibyo mu by'ukuri igitabo cy'ibyahishuwe kitubwira. Hanyuma tukabona ubwami bwa Yesu Kristo bukimikwa nyuma y'imyaka 1000, Satani amaje kuboha, isi igakongorwa n'umuriro, igakongoka ikavaho. Ntabwo isi izakongoka iteka ryose, nicyo Bibiliya yigisha. Hanyuma abakiranutsi bakarabagirana by'iteka ryose, bakabaho bishimye, bahimbaza Imana, bubaha Imana, bayikorera bishimye, nta kibateye ubwoba. Icyaha cyaraneshejwe burundu. Icyo nshaka kugira ngo nsorezeho ni igitambo cya Yesu Kristo. Yesu Kristo aje hano mu isi, ingingo ikomeye yari imuzanye
kwari ugitamba igitambo cy'iteka ryose, igitambo kizakiza umunyabyaha kikamuhereza ubugingo buhoraho, umunyabyaha akabona ubwihisho, akabona ikimuha imbaraga zo kunesha icyaha, akabona ikimuha imbabazi z'ibyaha yakoze, akabona ikimuhesha viza yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Tujye twishimira igitambo cya Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo azadukiza, nibyo yadusezeraniye. Mbibasabiye mu izina rya Yesu.